Hari ukuri kubi abantu benshi batinya kumva. Abantu benshi batekereza ko kugera ku bukire ari ibanga rikomeye cyane rizwi na bake, bumva ko abantu bake aribo bazi amayeri yihariye yo gukira abandi bose batazi. Hari abatekereza ko kuba umukire bisaba kuvukana amahirwe adasanzwe, kugira abantu bakomeye bagufasha, cyangwa kuba waravukiye mu muryango ufite amafaranga menshi. Ariko ukuri nuko ubukire atari ibanga, ubukire si amarozi, si n'amahirwe gusa. Ikibazo gikomeye nuko abantu benshi bifuza kugera ku bukire, ariko bakaba badashaka kwishyura igiciro cyabyo. Bifuza amafaranga menshi ariko ntibashake guhindura imitekerereze yabo. Bifuza gutsinda no kugera ku nzozi zabo ariko ntibashake gufata ibyemezo bikomeye. Bifuza kubona umusaruro udasanzwe ariko bagakomeza gukora ibintu bisanzwe buri munsi. Umva ikintu ugomba kumenya uyu munsi. Ubuzima isi itanga ntibushingira ku byifuzo, ku nzozi gusa cyangwa ku masengesho yonyine. Ubuzima uzabamo ejo hazaza bushingira ku myanzuro ufata aka kanya no ku mahame uhitamo kugenderaho uyu munsi. Kandi rimwe mu mahame akomeye cyane ni iri: amafaranga akurikira abantu bazi uko agerwaho, ntabwo akurikira abantu bayifuza gusa. Niba witegereza neza urasanga hari abantu uzi babyuka kare buri gitondo bajya ku kazi, bagataha bananiwe, amafaranga bakorera bakayishyuramo inzu babamo n'izindi fagitire, akarangirira muri ibyo, bakongera bagategereza ukwezi gukurikira. Abo bantu bamara imyaka myinshi muri urwo ruziga, ariko wareba ubuzima bwabo ugasanga nta mpinduka zibaganisha ku iterambere bagezeho, kandi badasiba gukora cyane buri munsi. Akenshi baba bakora cyane kurusha bamwe mu bakire tuzi. Ariko gukora cyane gusa ntabwo bihagije. Iyo gukora cyane byonyine biba bihagije, abantu bose bakora imirimo ivunanye nibo baba ari abakire kurusha abandi. Ariko twese tuzi ko atari uko bimeze. Ukuri nuko hari itandukaniro rinini cyane hagati yo gukora cyane no gukorera amafaranga menshi. Abantu benshi bahugiye mu gukora cyane, ariko si bose batera imbere. Abantu benshi baba biruka ku mafaranga, ariko hari abirukira aho atari. Tekereza ku muntu wiruka kuri tapi roller, ya indi yo muri gym, niya mashini abantu birukaho ariko iteretse ahantu hamwe. Umuntu yiriho aba yirukanka cyane, akabira ibyuya byinshi ndetse akananirwa cyane, ariko iyo ahagaze asanga atigeze ava aho yarari. Ubuzima bw'abantu benshi nuko bumeze. Abantu bahora bahuze, bafite byinshi bakora, bahora bananiwe, ariko imyaka igashira nta terambere rifatika babonye. Ikibazo cyo gukena si ukubura imbaraga zo gukora, ahubwo ni ukutamenya neza icyo ugomba gukora. Abakire ibi bintu barabizi cyane. Ntibibaza ngo nakora amasaha ngaho uyu munsi, ahubwo babibaza bati nakubaka iki kizakomeza kungirira akamaro no mu minsi iri imbere. Aha niho abantu benshi batandukaniye. Umuntu umwe akorera amafaranga, undi yubaka ibintu bizakomeza kumwinjiriza amafaranga. Umuntu umwe agurisha igihe cye, undi yubaka umutungo. Igihe cyawe gifite umupaka. Umunsi ugira amasaha 24 gusa, ntushobora gukora amasaha 50 ku munsi kuko nyine utayagira. Ariko umutungo nta mupaka ugira. Ushobora gukorera amafaranga ayo ariyo yose ku munsi. Ikindi kibazo gikomeye abantu benshi bafite gituma nta mafaranga babona ni ubwoba. Ubwoba bwishe inzozi nyinshi kurusha gutsindwa ubwabyo. Hari umuntu ufite igitekerezo cyiza ariko agatinya kugerageza. Hari abafite impano ikomeye ariko bagatinya kunengwa cyangwa gusekwa, bagahitamo kubyigumanira imyaka igahita n'indi gataha. Ikintu gitangaje nuko abantu benshi bumva ko umutekano ari cyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Bashaka guca mu nzira iharuye, kandi akenshi iyi nzira niyiganisha mu bukene. Bashaka inyungu ariko nta byago bashaka. Amateka yerekana ko amahirwe akomeye akunze kujya ku bantu batinyuka, bagafata ibyemezo bisa n'ibiteye ubwoba, ibyo twita gufata risk. Amahirwe ntabwo ajya ku bihubutsi, ahubwo ajya ku bantu bazi gufata ibyemezo bafite amakuru ahagije. Hari itandukaniro rinini hagati yo gukina urusimbi no gufata risk ifite gahunda. Umuntu uzi icyo ashaka ashobora gufata risk nto ariko ikamugeza kure cyane. Mu gihe umuntu uhora ategereje umutekano wuzuye, ashobora kumara ubuzima bwe bwose atava aho ari ngo atere imbere. Ikindi abantu benshi batazi nuko amafaranga ajya hari agaciro. Nta muntu uhembwa amafaranga kubera kugirirwa impuhwe gusa, aba yayakoreye. Ni kimwe nuko nta muntu uba umukire kubera ko amaze igihe kinini abyifuza. Amafaranga ni igihembo cy'agaciro utanga. Iyo ushoboye gukemura ibibazo by'abantu benshi, amafaranga atangira kugukurikira. Iyo ushoboye gutanga serivisi abantu benshi bakeneye, amafaranga atangira kukureba icyoroshye. Iyo ushoboye gukora ikintu gifasha abandi, uba watangiye urugendo rwo kubaka ubukire. Niyo mpamvu umenya ari ingenzi cyane. Muri iki gihe umuntu ashobora kugurisha ikintu icyo ari cyo cyose, kwamamaza, kuvugana neza n'abantu, cyangwa gukoresha internet neza. Ibi nabyo ubwabyo bitanga amafaranga. Umuntu uhitamo gukora ikintu kigamije gutanga amafaranga kitari ukugurisha igihe cye cyangwa gusaba akazi gusa, aba afite amahirwe menshi kurusha umuntu utegereje gusa akazi kazamuha umushahara. Abantu benshi bashaka amafaranga mbere yo kubaka ubushobozi bwo kuyakorera ndetse no kuyatunga. Ariko abakire bubaka ubushobozi mbere yuko bubaka amafaranga, kuko ubushobozi bushobora kubyara amafaranga inshuro nyinshi. Amafaranga ashobora kugenda, ariko ubumenyi wize neza bushobora kongera kukuzanira andi mafaranga igihe icyo ari cyo cyose, kuko bwo ntaho buzajya. Tekereza umuntu wize gukanika imodoka. Niyo yatakaza amafaranga yose afite, ashobora kongera kuyabona kuko nta gihe imodoka zitazakenera gusanwa.
Tekereza ku muntu uzi gukora capati neza. Niyo ubuzima bwahinduka, ashobora kongera kwihangira amahirwe. Niyo mpamvu ugomba gutangira wubaka ubushobozi bwawe mbere yo kwiruka ku mafaranga, kuko amafaranga akurikira ubumenyi. Hitamo ikintu kimwe wiga, ukige neza kugeza igihe abantu batangirira kubona no kumenya neza ko icyo kintu gishoboye. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora gutuma utangira kubona amafaranga mu buryo butakugoye. Nta kintu cyubaka icyizere nk'ubuhanga nyabwo cyangwa kugira ubumenyi ku kintu runaka. Iyo uri mwiza mu cyo ukora, abantu ntibatinda kubibona. Iyo abantu babibona, amahirwe atangira kuza. Iyo amahirwe aje, amafaranga niyo akurikiraho. Ariko ubumenyi bwonyine ntabwo buhagije. Nyuma y'ubumenyi haza leverage. Leverage nicyo kintu gitandukanye umuntu uhora ahanganye n'ibibazo by'amafaranga n'umuntu ushobora kubaka ubwisanzure mu by'amafaranga. Leverage ni uburyo igikorwa kimwe gishobora kubyara umusaruro inshuro nyinshi. Urugero, umuntu wamamaza igicuruzwa cye imbere y'umuntu umwe cyangwa muri karitsiye atuyemo gusa aba afite leverage nini. Ariko umuntu wamamariza kuri internet akarebwa n'ibihumbi by'abantu aba afite leverage nini. Umuntu ugurisha ikintu ku muntu umwe afite leverage nto, ariko umuntu wakoze igicuruzwa gishobora kugurwa n'abantu ibihumbi afite leverage nini. Ibyo birumvikana cyane. Internet yahinduye amategeko y'umukino. Uyu munsi umuntu umwe ashobora kugera ku bantu benshi kurusha uko byashobokaga mu mateka yose y'isi. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi batinya kugaragara. Abantu benshi baracyatinya kuvuga, batinya gutangira, batinya gusekwa, bagatinya ibitekerezo by'abandi. Nuko amahirwe yabo akaguma yihisha. Ukuri nuko kutagaragara ari byo byago bikomeye cyane kurusha kunengwa cyangwa kugaragara ugasekwa. Kuko niba nta muntu uzi kuriho, amahirwe menshi ntazigera kubona. Niba nta muntu uzi impano yawe, ntabwo iyo mpano izakugirira akamaro uko bikwiye. Niba ntawe uzi ibyo ushoboye, biragoye ko bazaguha amahirwe akwiriye. Niyo mpamvu ugomba kwiga kwigaragaza. Si ukwiyemera cyangwa kwishyira hejuru, ahubwo ni ukumenyesha isi yose agaciro ufite. Abantu benshi bumva ko gutsinda cyangwa kugera ku byo wifuza ari byo bizatuma abantu bose babakunda. Ariko ukuri nuko uzamuka, ariko uzagenda uhura n'abakunenga benshi. Hari abazavuga ngo wagize amahirwe, hari abazavuga ko wahindutse ngo ntukibikoza, abandi bakavuga ko wirata, ariko ntibazabona amasaha wamaze wiga, amajoro waraye udasinziye uri gukora, ntibazabona inshuro wahombye ukongera ukagerageza. Bazabona gusa umusaruro. Iyo rero uhisemo gutera imbere, ugomba kwemera ko utazishimirwa na buri wese. Nta muntu wageze kure yishimiwe na buri wese cyangwa bose bamushyigikiye. Abantu benshi bakomeza kubaho bari kubera ko bahangayikishijwe cyane n'ibyo abandi bazabavugaho. Ariko igihe cyose uzashyira imbere ibitekerezo by'abandi kurusha intego zawe, ushobora kuzabaho ubuzima abandi bagushakamo, apana ubuzima uzahitamo. Ikindi kintu gikomeye ni uko abantu benshi bigishijwe uburyo bwo kuba abakozi beza, ariko ntibigishijwe uburyo bwo kuba ba nyiri ibintu. Kuva bakiri bato babwirwaga gukora neza mu ishuri, kubaha mwarimu, kubona amanota meza, kubona akazi keza, bagakora imyaka myinshi, hanyuma bagasezera mu kazi bakajya muri pansiyo. Ariko bake cyane nibo bigishwa uburyo bwo kubaka umutungo wabo, uburyo bwo gushora imari, uburyo bwo kubaka business cyangwa uburyo bwo gukora system izinjiza amafaranga. Niyo mpamvu umuntu ushaka ubwisanzure bw'amafaranga agomba kwigisha ibyo bintu ku giti cye, uretse ko natwe twiyemeje gutanga umusanzu wacu ku masomo nk'ayo yagufasha kwiyubakira ubukungu. Umuntu ushaka ubwisanzure bw'amafaranga agomba kwiga ibintu ishuri ritamwigishije, kuko ejo hazaza hawe hashobora kugirwamo uruhare runini cyane n'ibyo wigishije ku giti cyawe kurusha ibyo wize mu ishuri. Abakire bose hari ikintu kimwe bazi neza. Bazi ko kugira akazi byonyine bitubaka ubukire bw'igihe kirekire. Ubukire burambye bwubakwa na leverage twavuze haruguru. Ubukire nyabwo bwubakwa na system. Iyo ufite system ikora neza, ntabwo uba ugomba guhora uhari kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Kandi uko imyaka igenda ishira, itandukaniro hagati y'ubaka system n'ugurisha igihe cye rirushaho kugenda ryaguka cyane. Hari abantu bakomeza kubaho neza, ariko hari abandi bahitamo kubaka ubwisanzure mu by'amafaranga. Ibi byombi bifite itandukaniro rikomeye. Kubaho neza ntabwo buri gihe bisobanuye kuba ufite freedom cyangwa ubwisanzure. Freedom nyayo ni igihe ushobora guhitamo uko ukoresha umunsi wawe bitabaye ngombwa kugira uwusaba uruhushya. Ku bantu bafite akazi, murabizi neza ko udashobora gusiba utabanje kumenyesha umukoresha wawe ikibazo wagize. Iyo ntabwo ari freedom. Freedom nyayo ni igihe ushobora kuvuga oya ku kintu udashaka gukora. Ni igihe ubuzima bwawe buyoborwa n'ibyemezo byawe aho kuyoborwa n'ibibazo by'amafaranga. Ariko kugira ngo ugeraho, ugomba kubanza guhindura uburyo ubona isi muri rusange. Ugomba kuva mu mitekerereze y'uko amafaranga ari ikibazo, ugomba gutangira kuyabona nk'ingaruka z'agaciro utanga. Ugomba gutangira kwibaza ikibazo kimwe buri munsi: nakora iki gifitiye abandi akamaro? Iyo ubasha kwisubiza neza icyo kibazo igihe kirekire, amafaranga kenshi aragukurikira. Hari ikindi kintu abantu benshi bibeshyaho. Abantu benshi batekereza ko kuba umukire ari ukugira imodoka zihenze, inzu nini, amasaha ahenze, imyambaro myiza. Ariko ibyo ni ibimenyetso byo hanze, ntabwo ari byo bisobanura ubukire nyabwo. Ubukire nyabwo ni amahitamo,
ni ubushobozi bwo kugena uko ubaho, ni ubushobozi bwo kubaho utabaye imbata y'ibibazo by'amafaranga. Abantu benshi bagerageza kugaragara nk'abakire, mu gihe abakire nyabo bagerageza kubaka umutungo bucece. Abantu benshi bagura ibintu bibatwara amafaranga, ariko abakire nyabo bagura ibintu bibazanira amafaranga. Iryo ni itandukaniro rito ariko rikomeye cyane. Iyo amafaranga atangiye kuza, ugomba no kwiga kuyarinda no kuyagumana, kuko kubona amafaranga no kuyagumana ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abantu binjiza amafaranga menshi ariko bagakomeza kuba mu bibazo by'amafaranga. Impamvu nuko amafaranga yose bayakoresha bagamije gushimisha abandi. Bashaka kwerekana ko bageze kure, bashaka kwemeza n'abo batazi, bashaka gushimisha abantu batabafitiye umumaro. Nuko umutungo w'abantu benshi ugenda ushira. Abantu bubaka ubukire burambye batekereza igihe kirekire, batekereza imyaka 10 iri imbere, bagatekereza mu myaka 20 iri imbere, ndetse n'ibisekuru bizakurikiraho. Bubaka ibintu bizakomeza gukora n'igihe bo batakiriho, kuko urwego rwo hejuru rw'ubukire ntabwo ari amafaranga menshi gusa, ni ukubaka ikintu kizakomeza kubaho na nyuma yawe. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi batazigera bagera kuri urwo rwego, si uko batabishoboye, ahubwo nuko batazigera batangira. Bazumva ubutumwa nk'ubu, bumve bushimishije, bavuge bati nibyo rwose, hanyuma ejo basubire mu buzima bari basanzwe babamo bwa buri munsi. Bazasubira mu ngeso za kera, basubire mu gutinza ibintu, kandi imyaka ikomeze kugenda. Ariko wowe niba wakomeje kubana natwe kugeza kuri uyu munota, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko uri muri bake biteguye guhindura ubuzima bwabo. Hitamo kwiga, uhitemo gufata inshingano z'ubuzima bwawe, kandi uko imyaka izagenda ishira uzatangira kubona itandukaniro. Ntabwo rizabaho mu cyumweru kimwe, ntabwo rizabaho mu kwezi kumwe cyangwa make, ariko ikidashidikanwaho nuko itandukaniro uzaribona. Kuko umuntu uhora wiga, uhora wiyubaka, kandi uhora ufata ingamba nziza, amaherezo agera kure muri uwo buzima. Bityo rero niba hari ikintu kimwe ugomba kwibuka uyu munsi ni iki: nta muntu uzaza kugukiza, nta munsi udasanzwe utegereje uzaza utandukanye n'uyu, nta mahirwe y'igitangaza azahindura ubuzima bwawe mu ijoro rimwe utegereje. Hari icyemezo kimwe gusa gishobora guhindura byose kuva uyu munsi, icyemezo cyo gutangira nonaha. Kuko hari umunsi uzagera ugasubiza amaso inyuma, ukabona ko ibintu byose byatangiye igihe wahagarikaga gutegereza amahirwe ugatangira kuyarema. Icyo gihe ntabwo uzaba ukiri umuntu utegereje ubuzima, uzaba uri umuntu ugira uruhare mu buzima bwe no kugena ibimubaho. Kandi aho niho urugendo nyarwo rw'ubukire rutangirira. Nshuti bavandimwe mudasiba kudukurikira, aha niho dusoreje ikiganiro twari twabateguriye. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho, ibyiza nuko wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa.